Niba ushaka kugabanya ibiro byihuse kandi bikaramba urengeje imyaka 35, ugomba gukora ibi bintu. Kugabanya ibiro rero nk'uko mubizi biragorana iyo umuntu arengeje imyaka 35 ari kugenda yegera ya myaka y'abantu basobanutse. Rero niba ubona uko bukeye n'uko bwije ugenda ufata ibiro ariko kubigabanya bikagorana, iyi video ni iyawe kuko tugiye kurebera hamwe impamvu kugabanya ibiro urengeje imyaka 35 bigorana n'icyo wakora kugira ngo ubashe kugabanya ibiro. Ndagushimiye cyane rero wowe waje kuri iyi channel ya Aduhire, aho dusangirira hamwe tukungurana ibitekerezo mu bijyanye no kubaka umubiri wacu, kugabanya ibiro, kurya neza, mbega kwita ku mubiri wacu nk'uko bikwiye, hamwe no gukora siporo tutabyibagiwe. Rero nimba utarakora subscribe uyikore kandi usangize n'undi muntu wese waba uri mu rugendo rwo gukunda umubiri we. Rero nk'uko mubizi uko tugenda dukura hari ibintu bigenda bihinduka ku mubiri wacu. Imbaraga wari ufite ukiri umusore, ukiri inkumi, ntago ubu ngubu arizo ugifite. Ariko wowe wifuza kugabanya ibiro, cyangwa se wowe wagerageje guta ibiro bikanga urengeje imyaka 35, nguhaye karibu. Rero reka ntatinze dutangire n'ikintu cya mbere, impamvu ya mbere ituma ibiro byawe bigenda bigorana mu kubigabanya mu gihe urengeje imyaka 35. Impamvu ya mbere ni uko niba uri umugabo cyangwa se umugore, waba uri umubyeyi, iyo urengeje imyaka 35 imisemburo yo mu mubiri wawe igenda ihinduka. Ku bagore bari hagati y'imyaka 35 na 50, estrogene zo mu mubiri, imisemburo yitwa estrogene yabo yo mu mubiri igenda igabanuka. Rero muri uko kugenda kw'iyo misemburo igabanuka bituma umubiri gutakaza ibinure cyangwa se gutakaza umubyibuho bigorana. Naho ku bagabo bo ntabwo ari estrogene, ni testosterone zigenda zigabanuka. Rero iyo ibyo byagabanutse mu mubiri biba ari ngombwa gukomeza kubibungabunga, ukamenya kandi niba iyo misemburo yawe yarahindutse mu mubiri. Niba rero uri umuntu hari diet ukurikiza, yenda ugerageza no gukora siporo, kugenda, kwiruka, gusimbuka umugozi, hari diet runaka ugerageza ariko ukabona idakora, uhita utekereza kuri hormone zawe nimba se zitarahindutse. Niba uri umudamu cyangwa se umupapa urengeje iyo myaka ukaba hari diet wagerageje ariko bikanga, tekereza kuri iyo misemburo. Uko rero wamenya ko iyo misemburo yawe yagabanutse mu mubiri, icyo ugomba gukora ni ukujya kwa muganga bakagukorera test bakareba ko iyo misemburo itagabanutse. Iyo ubonye yaragabanutse biroroha mu kugabanya ibiro kuko ugomba kuyiboostinga. Niba uri umugabo ukabona testosterone zawe zaragabanutse, mu bisubizo uzababonye kwa muganga ugomba kuziboostinga. Ariko kwa gutangira gukora siporo, guterura ibintu biremereye, kurya ibintu birimo proteine nyinshi, abagore nabo nuko. Rero ikintu cya mbere cyaba gitera ko kugabanya ibiro bigorana ku bantu barengeje iyo myaka ni imisemburo yagabanutse mu mubiri wawe. So icyo gukora wacyumvise, ni ukujya kwa muganga bakagukorera test bakareba iyo misemburo niba itaragabanutse. Uzagenda ubabwira ko ufite impungenge ko iyo misemburo yagabanutse mu mubiri wawe, testosterone nimba uri umugabo, estrogene nimba uri umugore, bagukorere test barebe. Icya kabiri rero cyaba kibitera ni uko hari igihe waba ufite insuline nyinshi mu mubiri wawe. Uko umuntu akura niko agenda agira stress nyinshi, ya stress nyinshi ikamutera gushaka kurya ibintu birimo isukari nyinshi, abagabo bagashaka kunywa byeri nyinshi n'abagore nuko.
tugashaka kuryagagura buri mwanya utuntu turimo isukari nyinshi, ukumva ushatse icyayi ushyizemo isukari, aho kugira ngo ufate isahani yuzuye ibiryo urye uhage, kuko uba nta mwanya ufite uri gukora ibintu wirukanka. Rero ni ukureba nimba insuline yawe itari hejuru, yaba yaratewe n'isukari nyinshi ufite mu mubiri. Icyo ugomba gukora nanone ni ukugabanya isukari, ni ukugabanya isukari mu bintu byose urya. Niba wanywaga icyayi, kofi, igikoma birimo isukari, ugatangira kwiga kubinywera aho ngaho nk'abantu b'abasirimu basobanutse. Niba uri umupapa wakundaga cya kibyeri gikonje, ukiga kukigabanya, ukagabanya inzoga, kandi ikindi ukagerageza ukajya kwa muganga nanone bakagukorera ibizami bakareba ko udafite insuline nyinshi mu mubiri, kuko burya ni byiza kureba, gusuzuma umubiri wawe hakiri kare, nubwo ubona yenda nta bimenyetso ufite, ariko iyo kugabanya ibiro byanze kandi ubishaka ugerageza, iyo nayo iba ari impamvu yihutirwa yo kujya kwa muganga. Ikindi rero cyaba kibitera gituma bigorana, ubwo ni icya gatatu, ni uko umuntu agenda akura yegereza ya myaka y'abantu basobanutse. Iyo umuntu arengeje imyaka 35, umubiri we ugenda ugabanya imbaraga, ugasanga muscles cyangwa se imikaya wari ufite yagiye igabanya imbaraga, ntago ugikomeye. Uko umuntu akura, uko umuntu asaza, imitsi, imikaya ye igenda ita imbaraga. Rero niyo mpamvu usanga aba bantu bakora siporo babyimbye, bafite ibituza, bafite mu nda 6 pack, biborohera kugabanya ibiro kuko baba barubatse umubiri wabo, barubatse imikaya, kandi ngo iyo ufite iyo mikaya guta ibinure mu mubiri biroroha. So icyo wakora rero kindi mu gihe urengeje iyo myaka ushaka kandi kugabanya ibiro, ni ugutangira muri siporo zawe ukora buri munsi, ugashyiramo siporo zo guterura ibintu biremereye, bimwe byitwa ngo ni uguterura ibyuma muri terme yacu yo mu Kinyarwanda. Tangira uterura ibintu biremereye, wige gukora za pull up, push ups, uterure ibyuma, ujye muri gym bakwigishe. Ni byiza ko nujya muri gym wegera abantu babizi bakakwereka ukuntu ibyo byuma ubiterura. Kandi mu rugo abafite abagore, abafite abana, mubaterure nabo mubahe umunyenga, utabwira abapapa bacu beza, mubahe umunyenga, bityo nabyo bizabafasha. Rero ntabwo ari iyo siporo gusa wakora kandi siporo yo kugenda, yo kwiruka, kugira ngo umubiri wawe ugabanye stress ufite, bityo bizagufasha kugenda ugabanya ibiro. Rero ubwo nizo mpamvu zituma guterura ntabwo ari uguterura, kugabanya ibiro urengeje imyaka 35 bigorana. Rimwe na rimwe, ntabwo ari kuri bose bigora, ariko abenshi biragorana. Reka rero ngo usubiremo muri makeya. Icya mbere twabonye ko hari hormone cyangwa se imisemburo yo mu mubiri w'umuntu igenda ihinduka cyangwa se igabanuka. Ku bagore twabonye ko ari estrogen, ku bagabo tubona ko ari testosterone. Icya kabiri twabonye ko insuline ishobora kuba imaze kuba nyinshi mu mubiri. Icya gatatu tubona ko imikaya cyangwa se muscles hari igihe ziba zimaze kugabanuka mu mubiri. Hari ikindi kintu kimwe gusa nibagiwe kukubwira, nacyo cyatuma kugabanya ibiro urengeje iyo myaka bigorana. Iyo urengeje imyaka 35, icyo cyo kiri bugutungure, kuko ngo umunaniro ukabije, stress nyinshi nazo zaba ziri muri ibyo bintu. Kubera ko rero iyo umuntu arengeje iyo myaka aba amaze kugira inshingano nyinshi, responsibility nyinshi, ugasanga nimba uri umumama cyangwa uri umupapa nibwo wabaye umubyeyi, hari abantu benshi ugomba gutekerereza. Iyo utekereza abantu benshi rero
utekerereza abana bawe, hari ibindi bintu byinshi, hari stress zisanzwe zo mu kazi ufite, ngo nabyo bituma kugabanya ibiro bigorana. So rero nimba ufite stress nyinshi cyane, kandi stress ntabwo zibura mu buzima, icyo ugomba gukora ni ugukora ibintu byose bishoboka kugira ngo iyo stress uyigabanye mu mubiri wawe. Burya ngo kuryama neza ukaruhuka nabyo birafasha, bituma umubiri ubasha kurekura izo stress ufite. Uryame neza rero byibura amasaha 8 nibigukundira, kandi isaha waryamiyeho uyu munsi n'ejo aba ariyo uzaryamiraho. Ujye uhora uryamira isaha imwe, ubyukire isaha imwe, ngo bizafasha ubwonko bwawe, umubiri wawe kumenyera ko ayo masaha niyo yo kuruhuka, bityo mu gihe uryamye umubiri utakaze ya stress, za hormone zitera stress zigabanuke. So rero kuruhuka ni byiza, kugenda ngo ni byiza, bigabanya stress, gukora imyitozo ngororamubiri ngo bigabanya stress. Rero nabyo ube wareba ko atari impamvu ibitera. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye kuri Aduhire. Ukore subscribe nimba utarayikora, usangize n'undi muntu wese wifuza kugabanya ibiro urengeje imyaka 35.